dutangira agafilimi kacu k'uyu munsi rero batwereka umukobwa mwiza asohoka mu nyubako afite n'imyanda mu ntoki ubona ko yaragiye kuba yayijugunya, akaza rero gake gake akagerageza kuba yayishyira handi bashyira imyanda. Ubwo muri ako kanya rero agahita yumva ibirenge by'umugabo inyuma ye, arangije agahita yikanga cyane, yitegereje neza uwo muntu wari umukanze, agahita abona ni umuntu rwose w'umusabirizi wari uri kwiciraho cyangwa se wari uri kuba yakwigendera. Agahita yitegereza ahantu rwose ashyize bya bintu, arangije agahita akomeza kuza agenda amwegera. Ubwo umukobwa rero n'ubwoba bwinshi cyane yahise atangira kuba yasubira inyuma yitegereza wa mugabo ukuntu ari kuza. Ubwo umugabo nawe rero nta kindi yakoze, yahise aza yirukanka cyane ahita agenda handi wa mukobwa yari amaze kuba yajugunya bya bintu. Amaze rero kuba yabigeramo agahita atangira kuba yashakamo ikintu, wa mukobwa ari kumwitegereza agahita abona kumba umugabo yishakiragamo ibintu bijyanye no kurya, agahita atangira kuba yabirya rwose akagahita abonyemo, ubona ko yari afite inzara nyinshi cyane. Ubwo umukobwa nawe amaze kumubona agahita abona rwose amuteye impuhwe, niko kumubwira ko yaza rwose akamujyana mu nzu akabasha kuba yamuhereza ibindi bintu byiza, akamuhereza agakofi. Ubwo umugabo rero ubona ko rwose yari umukene cyangwa se yari umusabirizi, ntabwo yari kubyanga, yahise amwemerera aza amukurikiye nawe agiye kuba yamuhereza ibyo yari amaze kumubwira. Kumbibona ako kanya rero muri iyo nyubako bagahita batwereka undi mukozi ari kwikorera bisanzwe, ubona ko yari umukozi wo mu rugo. Ako kanya hagati haza undi mugabo, ubona ko yari umugabo rwose wa mugore, akaza rwose amufata ku maso, ubona ko yari amufitiye surprise. Ubwo wa mukobwa nawe agahita amubaza ikintu ari gukora hano, wa mugabo nawe akamubwira ko rwose aje kuba yamureba ndetse no kuba yamubaza ukuntu ameze. Ubwo umukobwa ati oya rwose ntabwo bishoboka, umugore wawe ari hano muri ino nzu ashobora kuba yatubona. Ariko wa mugabo muri ako kanya akamubwira ko rwose nta kibazo, ko umugore wagiye mu isoko karaza kugaruka atinze cyane, ko bakomeza umupangu wabo cyangwa se ibintu bari barapanze. Ubwo umukobwa rero amaze kubyumva agahita akomeza kumubwira ko bakwitunda cyane kubera ko ashobora kuza umunsi umwe agahita abafata. Ubwo umugabo nawe rero agahita akomeza kumubwira ko nta kibazo, kabizi ko agomba kuba yakwitunda cyane, bagahita bikomereza ibyabo. Icyo batazi ko nuko rero uno mugore we atigeze agenda ahubwo yaragarutse. Ubwo rero baraje bageze mu nzu, umukobwa akajya gutya akitegereza umusore, ubona ko yamwishimiye. Umusore nawe akamwitegereza rwose akitegereza ahantu bageze ukuntu ari ahantu heza cyane. Ubwo umukobwa nta kindi yakoze, yahise akomeza aragenda ajya kuba yamukorera kagakofi nk'uko yari yabimubwiye. Arangije rero agahita akamuzanira, ariko umwitegereza ukuntu wa mugabo nawe yahise agafata agerageza kuba yakanywa. Umukobwa agahita akomeza kumubaza rwose izina rye niba nta kintu bimutwaye. Arangije umugabo agahita akomeza kwinywera. Ubwo umukobwa agahita akomeza kumubaza nimba adakunda kuba yavuga amagambo menshi, ariko wa mugabo we akamushimira ku bw'aka gakofi amuhaye. Ubwo umukobwa muri ako kanya agahita amubaza nimba akunda n'amandazi kugira ngo yamwuzanire. Ubwo mugabo nawe akamubwira ko rwose yakunda cyane, ko yaba ari sawa cyane. Ubwo umukobwa ati noneho rero bugumye hano akanya gatoya, noneho ngende ndikuzaniye. Ubwo umukobwa rero yaragiye ararizana ararimuhereza. Ubwo umugabo ubona ko yatangiye kuba yahishimira cyangwa se yatangiye kwishimira uno mugore bitewe n'ukuntu yigira umutima mwiza, akamwitegereza nawe akamwitegereza rwose, ubona ko ahari afite ikindi kintu amushakaho. Arangije agahita akomeza kumubwira ko yifuza kuba yavugana nawe, ko hari ikintu yifuza ko bavugana. Ubwo umugabo ati icyo kintu se ni igiki? Ubwo umukobwa ati ndifuza rero kuba naguporopoza kugira ngo nguhereze akazi hano, ariko bimubwira ubona ko akazi ashaka ko azajya amukorera atari akazi gasanzwe. Ubwo umusore muri ako kanya agahita agira ubwoba bwinshi cyane, kagakofi yaramuhaye agahita gakubita hasi cyangwa se kagahita kamucika kakikubita hasi. Ubwo abangabo rero bari mu cyumba nabo bagahita bagira ubwoba bwinshi cyane. Wa mugore agahita akomeza kubwira wa mugabo ati uwo nguwo rero ashobora kuba ari umugore wawe ugarutse. Agahita amubwira rero vuba vuba ko yasohoka hano kugira ngo atamushyira mu byago. Ubwo mugabo nawe agakomeza kumubwira ko ibintu byose bimeze neza, ko bagomba kuba bakomeza umupangu wabo. Ubwo umukobwa akamubwira ko rwose yagenda nta kibazo, ko igihe kiri kubacika ko byose yabimurekera akaza kuba yabikurikirana. Ubwo mugabo rero yahise agenda, umukobwa agasigara hano akagerageza kuba yagira ibintu byose neza. Ubona ko uriya mugabo yacaga umugore we nyuma kuri uno mukobwa. Uko cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, wa musabirizi we akomeje gusaba imbabazi wa mukobwa, amubwira ko rwose atashakaga kuba yabikora. Agiye rero kuba yatoragura bimenere by'itasi amaze kuba yamena, wa mukobwa agahita amubuza amubwira ko rwose umukozi wa hano araza kuba yabikora, ko ibyo ngibyo ataza kuba yabikora. Agakomeza kumubwira ko rero yamusubiza ikibazo yamubajije cya gihe nimba ashaka kuba yakora muri ino nzu. Ubwo umusore nawe akitegereza hano mu nzu akamubwira ko yahakora ariko ko afite ikibazo kimwe. Ubwo umukobwa agahita amubaza icyo ari cyo. Umusore akamubwira ko nta myenda afite yo kuba yakwambara kugira ngo abashe kuba yakora hano, cyane
cyane ko yabonye ko ari inzu nziza cyane cyangwa se inzu y'abakire. Ubwo umukobwa rero amaze kumubwira ibyo ngibyo agahita amubwira ko atagomba kuba yagira ikibazo, karaza kuba yamuhereza imyenda niba aricyo kibazo afite, ko hano bagira inifomo bahereza abakozi kugira ngo babashe kuba bakora. Ubwo amaze kumubwira ibyo ngibyo rero wa musore agahita amubwira ko noneho ibyo ngibyo bimeze neza cyane. Umukobwa agahita akomeza kumubwira ko noneho yagenda akajya kuba yakwiyuhagira kugira ngo amuzanire imyenda noneho abashe kuba yakwambara atangira akazi. Ubwo ataragenda rero ako kanya hagati haza wa mugabo we ari kubaza wa mukobwa uno musabirizi rwose yazanye hano mu nzu uwo ari we. Ubwo wa mukobwa nawe agahita amubwira ko atari umusabirizi ahubwo ari umukozi yazanye hano, agahita akomeza kumubaza n'izina rye. Wa musore nawe akamubwira ko yitwa Jimmy. Ubwo umugabo ubona ko atunguwe cyane, wa mukobwa we agakomeza kubwira wa musore ko yagenda agakaraba noneho akaza kuba yamuzanira imyenda mu kanya katarambiranye. Ubwo wa musore rero yaraje asuhuza wa mugabo amubwira ko ari byiza kuba yahura nawe, ariko wa mugabo ubona ko amurakariye cyane agategeka kumusuhuza. Wa musore rero nta kundi yari kubigenza, yahise yikomereza ajya kuba yakoga nk'uko wa mama wuja we yari amaze kuba yabimubwira. Amaze kugenda rero wa mugabo agahita aza abuze n'umugore w'ibintu ari kuba yakora mu kuba yazana umuntu rwose ataza hano mu nzu ko ashobora kuba ari umujura. Ubwo umukobwa nawe akamubwira ko nta kuntu yavuga ibintu nk'ibyo ngibyo, cyane cyane ko uriya musore akeneye ubufasha cyangwa se akeneye kuba yafashwa, ko afite imbaraga zo gukora. Ubwo umugabo nawe agakomeza kumubwira ko yareba undi muntu ariko atareba umuntu rwose atazi akaba yamuzana hano mu nzu ko ashobora kuba yabiba. Ubwo umukobwa nawe agakomeza kumubwira ko ari umuntu mwiza. Ubwo umugabo ati none se ni umuntu mwiza ubizi gute? Ese uzi impamvu rwose yagiye ku muhanda gikomeje kumwumvisha ko ashobora kuba ari umuntu mubi? Uwo mukobwa we agakomeza kumubwira ko abyiyumvamo ko ari umuntu mwiza, ndetse akamubwira ko nawe igihe azana uriya mukozi w'umukobwa ko atari abizi kandi ko yamwemeye. Muri make ari kumubwira ko nawe uno musore azanye rwose nawe agomba kuba yabyemera nta mananiza. Arangije rero agahita yigendera. Amaze kumubwira ibyo ngibyo uwo mugabo agahita amuhamagara amubwira ati none se ataravuga byinshi rero umugore agahita akomeza kwigendera ubona ko ari wafataga imyanzuro hano mu rugo. Ubwo amaze kugenda rero wa mugabo nawe agahita aza ku ruhande ubona ko atangiye kuba yatungurwa cyane, kandi ubona ko yari afite imipango afitanye na wa mukozi ubona ko ahari igiye kuba yapfa. Arangije akaza rero agahita ahura na wa mukozi agahita amubaza ukuntu byagenze, ko yumvishe we n'umugore we batari bari kuvugana neza ubwo yari ari hejuru. Ubwo mugabo nawe akamubwira ko rwose ibintu birangiye, ku mupangu wabo wangiritse. Ubwo mukozi ati none se urangiritse kubera iki se? Ubwo wa mugabo akamubwira ko ari kubera ko umugore we yazanye wa mugabo w'umusabirizi kuba yakora hano mu rugo, akazajya akora amasaha 24 ku yandi. Ubwo rero ko batazabona igihe cyo kuba bakora umupangu wabo, ubona ko hari ibintu bari barapanga ko bagomba kuba bakora. Ubwo umukobwa nawe agahita akomeza kumubaza ikintu rwose bagomba kuba bakora muri ako kanya cyangwa se ukuntu bagomba kuba babigenza. Ubwo umugabo ubona ko ababaye cyane agahita akomeza kumubwira ko ibintu bapanze bagomba kuba babikora kano kanya cyangwa se ntibazigere babikora. Ubwo muri ako kanya rero umukobwa agiye kugenda amubwira ko agiye kuba yabitunganya byose agiye kuba yabikora. Wa mugabo agahita amubuza akamubwira ko agomba kuba yagenda noneho akamanza kuba yasukura uriya mwanda wamusabiriza azanye hano. Ubwo umukobwa nawe agahita agenda amubwira ko agiye kuba yabikora, ariko ko nyuma y'ibi ngibi atazongera kuba yabikora, ko bazahita bashaka undi mukozi akazagenda abikora. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, bagahita batwereka wa mukozi we amaze kuba yakoga bisanzwe. Wa mukobwa akaza amuzaniye imyenda agahita abona ntabwo ari yakambara, agahita abona rwose umusore ni umusore hano yakoze baba. Arangije agahita akomeza kumubwira ko asa neza cyane rwose atameze nka mbere. Wa mukozi nawe agahita akomeza kumubwira ko yamuhereza imyenda rero naho agahita asubirayo, ku mugabo we ashobora kuba yababona bose bari kumwe hano akaba yabatekerezaho ibintu bibi, kandi uno musore ari umuntu mwiza cyangwa se nta bindi bintu birenze bari kuba bakora. Amaze kumubwira ibyo ngibyo rero wa mugore we agahita akomeza kumubwira ko umugabo we yagiye ku kazi ko nta kibazo rwose kakanya. Arangije agahita amuhereza ya myenda yari amuzaniye. Ubwo umukozi nawe agahita yakira amushimira cyane mu kuba amuhaye akazi. Ubwo umukobwa agahita akomeza kumubwira ko noneho yamusanga hasi kugira ngo abashe kuba yamuhereza akazi nk'uko bisanzwe. Ubwo umusore nawe agahita amubwira ko rwose yagenda ko nta kibazo mu kanya araba ahageze. Ubwo umugore nawe agahita agenda ubona ko hari ukuntu ari kuba yamureba, ubona ko rwose amwishimiye. Uko igihe cyakomeje kugenda rero akaza ageze mu gikoni agahita abona wa mukobwa w'umukozi hano ari kuba yakora bisanzwe. Arangije agahita aza vuba vuba amusuhuza akamubaza n'ukuntu ameze, ndetse akamubaza ko yumvishe ko yazanye umuntu w'umusabirizi kuba yakora hano nimba ari byo. Ubwo umugore akamubwira ko rwose ari byo,
akamubaza impamvu yamubaza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo umukobwa we wa hano akamubwira ko atagakwiye kuba yamuhereza akazi, cyane cyane ko ashobora kuba ari umuntu mubi cyangwa se afite imico mibi cyane. Ubwo umugore nawe agakomeza kumubwira ko atamubwira ibintu nk'ibyo ngibyo, ati reka rero nkwibutse nawe umugabo wanjye yakuzanye hano kandi ntabwo nari mbizi kandi narakwakiriye, ibintu byose bimeze neza. Ubwo umukobwa rero amaze kubyumva agakomeza kumubwira ko ariko bimeze, ariko we ko ari umuntu mwiza, ko nta mpamvu yo kuba yamugiraho ikibazo. Ubwo umugore nawe agakomeza kumubwira ko nawe nkuko yamwakiriye atamuzi akabona ni umuntu mwiza, ko n'uriya musore nawe ari kuba yamuhereza amahirwe bitewe n'ukuntu yabonye ameze, ko nawe ashobora kuba ari umuntu mwiza. Ubwo umukobwa akabyumva, wa mugore we agakomeza kumubwira ko yakora akazi ke kandi ibingibi batazongera kuba bivuganaho. Ubwo umukobwa agahita agenda, ubona ko rwose amurakariye cyane mu mutima. Ageze hano rero agahita amwitegereza, agakomeza kwivugisha ati reka rero turebe nimba iyo myitwarire yawe cyangwa se ayo magambo uri kumbwira uzakomeza kuyambwira mu minsi mike iri imbere. Uko icyo cyakomeje kugenda rero, wa musore nawe amaze kuba yakwambara yahise aza amubaza rwose nimba imyenda imubereye. Wa mugore nawe amaze kumwitegereza agakomeza kumubwira ko rwose imubereye, ko wagira ngo niwe bayikoreye. Agakomeza kumubwira ko noneho bitewe n'ukuntu afite imbaraga rwose yateruye ibaba kazatuma umugabo we rwose amufuhira. Ubwo amaze kumubwira ibyo ngibyo rero, umusore agakomeza kumubaza ati none se ibyo ngibyo uri kumbwira ni ibiki? Agategereza rero no kuba yafunga imashini y'igisurubeti bari bamuhaye. Ubwo umukobwa agakomeza kumubwira akazi azakora, ati ntabwo rero akazi kawe ari ukuba rwose wagenda usana ibintu hano gusa. Agakomeza kumubwira ko n'akazi ke ari ukuba yamukunda, akagenda amubwira amagambo meza umugabo we yahagaritse kuba yamubwira. Umusore ubona ko atunguwe cyane agakomeza kumubaza ibyo ngibyo rero ari kumubwira ibyo ari byo nimba bize neza. Wa mukobwa akamubwira ko abize neza cyane, ko umugabo we iminsi yashize yahagaritse kuba yamubwira amagambo meza ndetse n'ibindi bintu biranga umugabo akaba atakibikora, akanya akaba atameze nk'umuntu w'umugore wa nyawe. Agakomeza kumubwira ko rwose nibigenda gutyo akamufogera ahari ko umugabo azongera urukundo yamukundaga, noneho akongera agakora inshingano nk'ibisanzwe. Ubwo umusore rero yitegereje wa mugore ari kumubwira ibyo ngibyo, agakomeza kumubwira ko ari umugore mwiza cyane ushobora kuba wagira umugabo uwo ari we wese. Ubwo amaze kumubwira ibyo ngibyo rero, wa mugore agakomeza kumubaza nimba ibintu avuga bihagazeho. Uwo musore akamubwira ko bihagazeho ndetse akakanya nawe ko yatangiye kuba yamukurura, ariko bimubwira ubona ko ari kuba yamusetsa. Agakomeza kumubwira ko yizera ko nabikora umugabo we atazamwirukana cyangwa se atazamugirira nabi. Ubwo wa mugore agakomeza kumubwira ko rwose nta kibazo, ko umuntu ufite uburenganzira bwo kuba yamwirukana hano ari we wenyine, ko nta wundi muntu uba ufite. Ubwo muri ako kanya rero agakomeza kumubwira ko nta kibazo, ko ari we wamuhaye akazi kazagenda akora ibintu byose amubwiye. Ubwo muri ako kanya rero agakomeza kumubwira ko noneho yakomeza kuba yakora bisanzwe, agakomeza kuba yafunga amatiyo y'amazi ari kuba yakora. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umusore yakomeje kugenda bagahita batwereka umusore ari kuba yakwikorera bisanzwe. Wa mugore agahita rwose amuzaniye n'icyo kunywa, amubwira ko ari gukeka ko ashobora kuba ananiwe cyane, ko yari amuzaniye n'ako kunywa. Ubwo wa musore nawe agahita ahaguruka, ubona ko yari ananiwe cyane, agahita anamushimira ku cyo kunywa amuzaniye. Ubwo umukobwa agahita akimuhereza, wa musore agahita atangira kuba yakinywa, noneho agahita akomeza kumubwira ko yifuza kuba yamenya inkuru ye rwose y'ukuntu yageze ku muhanda. Ubwo wa musore nawe agahita akomeza kumubwira ko nta kibazo, ko araza kuyimubwira. Agahita atangira kumubwira ukuntu yari arangije kaminuza, noneho agahura n'umukobwa akagerageza kuba murya amafaranga yose. Amaze kumenya ko rero hari undi muntu w'umukire bari kumwe muri iyo minsi, agatapanga no kuba yamwiba, ndetse aka kanya bikarangira ibintu byose yari afite abihombye, ndetse bikarangira agiye ku muhanda abaye nk'umuseberezi nk'abandi bose. Ubwo umukobwa rero amaze kubyumva agahita yumva rwose wa mugabo we arahageze, agahita akomeza kumubwira ko noneho yakina ya mikino yamubwiye kugira ngo umugabo naza ahita amufuhira. Arangije rero agahita agerageza kuba yakwikubitishwa hasi, wa musore nawe agahita amufata. Ubwo wa mugabo ahageze rero agahita abona wa musore ateruye wa mugore we, agahita ababwira ko umwe yamubwira ikintu kiri kujya mbere. Wa mugore we akamubwira ko yaragiye kuba yakwikubita hasi, noneho uno musore agahita amutabara. Ubwo mugabo rero ubona ko rwose atangiye kuba yakwitegereza uno musore nabi, gatangiye kuba yamufuhira koko. Wa musore nawe agahita akomeza kumubwira ko ariko byari bimeze, katari gutuma kandi uno mugore yikubita hasi akababara cyane, kandi hari uburyo ashobora kuba yamutabara. Ubwo mugore nawe rero amaze kumva umusore
amubwiye gutyo agatubwira ko bamwihanganira akagenda kari kumva umutwe uri kuba wamurya akajya kuba yaryama. Amaze kugenda rero wa musore wari usigaye hano agakomeza kubwira wa mugabo ko noneho nawe yagenda akaba ari kwikorera bisanzwe akazi yarari kuba yakora. Ubwo arangije agenda rero wa mugabo agasigara hano ari kwibaza uriya musore uwo ari we ukuntu rwose ageze hano akaba atangiye gusanga ateruye umugore we. Ubwo muri ako kanya rero ubona ko atangiye kuba yabitekerezaho cyane agakomeza kugendera. Amaze kugera hano rero agatahura na wa mukozi wakoraga hano agamubwira ko yakugira neza kugira ngo hatagira abantu bababona. Ubwo muri ako kanya rero kumbi wa musore nawe yari ari kuba yakwigendera bisanzwe. Ubwo wa mugabo agakomeza kumubaza ukuntu byagenze hano. Ubwo yabivuze rero wa musore nawe ahageze agatabona no mukobwa aramuzi agatabona ari kuba yaganira na wa mugabo ubona ko hari ibintu bari kuba bapanga. Ubwo musore rero nta kindi yakoze yahise avanamo telefone atangira kuba yabafotora. Ubwo wa mugabo agakomeza kubwira wa mukobwa ko bagomba kuba bakora ibintu byose bari bapanze. Ubwo mukobwa nawe agakomeza kumubwira ko ibintu byose bimeze neza cyane. Arangije rero agatavana agacupa yari afite mu mabere ariko kubwira wa mugabo ko ibintu byose bimeze neza ko kuva uno munsi uriya mugore we atazongera kuba yamutesha umutwe. Ubwo mugabo rero nawe amaze kuba yayibona yishima cyane amubwira ko noneho umupango ukurikiyeho ari ugutuma uriya mugore abasha kuba yanywa bino binini noneho ibintu byose bite birangira yibanira n'uno mukobwa nk'umugore n'umugabo. Ubwo mukobwa nawe amaze kubyumva agenda rwose amuhobera ubona ko amwishimiye cyane amubwira ko ibi ngibi abikunze cyane. Ubwo musore rero abonye wa mukobwa agiye kuba yahobera wa mugabo agategera inyuma gatoya kugira ngo atabasha kuba yamubona. Ubwo mugabo rero muri ako kanya atamwigizeyo vuba amubwira ko yajya kure kugira ngo hatagira abantu bababona noneho bakagira ibyo bakeka. Agakomeza kumubwira ko ikintu gikurikiyeho ari ugutuma wa mugore we anywa kuri uyu muti cyangwa se ibi binini amuzaniye. Agakomeza kumubwira ko na wa mukozi wa hano cyangwa se wa muntu w'umusazi bazanye agomba kuba yabinywa kugira ngo bose babashe kuba babikiza. Ubona ko rwose bose yari abagome. Wa musore rero nta kindi yakoze yahise agenda yirukanka cyane akagenda hejuru ari guhamagara wa mugore. Ubwo mugore nawe amaze kuhagera agatamubaza impamvu ariko yamuhamagara gutyo. Ubwo musore amaze kuhagera agakomeza kumubwira ko yamwumva ko afite ikintu cy'ingenzi agomba kuba yamubwira. Agiye kukimubwira rero akabura ukuntu yabimubwiramo agakomeza kumubwira ko ari mu byago. Ubwo mugore nawe agaseka cyane amubwira ati none se kubera icyo bavuga gutyo ngo ndi mu byago. Ubwo musore agakomeza kumubwira ko yumvishe umugabo we yabonye ndetse n'umukozi bari kuba bamugambanira ko bashaka kuba bamuroga noneho bagatwara ibi bintu byose afite. Ubwo umugore ubona ko atunguwe cyane ko kandi yizeraga umugabo we agakomeza kumubwira ko bidashoboka ko Jim umugabo we atakora ibintu nk'ibyo ngibyo ko kandi kirenzeho uriya mukozi nawe ari umukozi mwiza cyane ububaha. Ubwo musore agakomeza kumubwira amwumvisha ko rwose atari byo ko uriya mukozi bafite ari wa mukobwa yamubwiraga ko yamwanze rwose agasanga umugabo ukize ndetse agasiga amwibye ibintu byose bikarangira agiye ku muhanda. Ubwo mugore ubona ko atunguwe cyane agatabona umusore ibintu ari kuba yamubwira agatabona hari koko yarasaze niyo mpamvu yabaga yibereye ku muhanda. Agakomeza kumubwira ko ibyo ngibyo bidashoboka ndetse akamubwira ko bitewe n'ibintu ari kumubwira kano kanya ko yakwigendera ko nta mpamvu yo kuba yakomeza kuba yakora hano. Ubwo mugabo rero agatitegereza umugore agatabona ntari kumwizera. Arangije agakomeza kumubwira ko nimba atamwizeye ko yareba noneho ibimenyetso yafashe muri telefone kugira ngo noneho abashe kuba yamwizera. Arangije agamwereka rero bya bindi yarari kuba yakamera. Ubwo mugore rero amaze kuba yabyitegereza agategereza byose ukuntu umugabo yarari kuba yabivuga ndetse n'ukuntu yarari kuganira na wa mukozi we ndetse n'ukuntu bavanyemo agacupa rwose karimo ibinini. Umugabo ari kuvuga ko ikintu cya kabiri kijya gukurikiraho ari ugutuma umugore noneho abasha kuba yabinywa noneho ibintu byose bagahita babisigarana. Ubwo mugore rero yarababaye cyane agakomeza kubaza wa musore ukuntu umugabo we yamukorera ibintu nk'ibyo ngibyo katarabizi ko n'uriya mukozi nawe amaze gutya. Wa musore agakomeza kumubwira ko yamwihanganira kuba ari umuntu wa mbere umubwiye kuri komeze gutya kandi kuryana. Ubwo mugore nawe rero yararebye agahita abona nta kundi yabigenza agakomeza kumubwira ko noneho azi ikintu agomba kuba yakora kano kanya. Uko igihe cyakomeje kugenda rero bagahita batwereka wa mukobwa ndetse na wa mugabo ubona ko bishimye cyane rwose. Wa mukobwa ari kumubwira ko aka kanya ibintu birangiye ko umuti umaze kuba wakora. Agakomeza kumubwira ko yasezera ibibazo amaze iminsi afite akakira noneho ubuzima bushyashya bagiye kuba batangira we n'uyu mukobwa, ubuzima bwiza cyane burimo n'amafaranga menshi. Ubwo mugabo nawe agahita akomeza kumubwira ukuntu ino nzu yose izahita ibiye. Ubwo mukobwa agatamubwira ubona ko amwishimiye cyane ko abizi cyane. Muri ako kanya rero batarakora byinshi bagahita bumva wa mugore aje agana ahangaha bari. Wa mugabo agatabwira wa mukobwa ko yamuhereza noneho iki cyo kunywa yari amaze kuba yategura akagerageza nawe kuba yakwihisha kugira ngo wa mugore we atabasha kuba yakwangiza umupangu wabo. Icyo batazi ko rero nuko umugore yamaze kuba yabimenya byose.
arangije akaza rero yigeze nkaho nta kintu azi agatabaza wa mugabo ikintu ari kuba yakora hano mu gikoni. Ubwa mugabo agatakomeza kumubwira ko yamuteguriye icyo kunywa cyiza cyane rwose akawayine kameze neza kugira ngo babashe kuba baserebura. Ubwa mukobwa agatakomeza kumubaza ikintu baraza gusereburira, wa mugabo agatakomeza kumubwira ko baraza guserebura cyangwa se baraza kwishimira ko bakiriho urukundo rwabo ndetse n'ukuntu bishimiye cyane. Agatakomeza kumubwira mwumvisha ko bagomba kuba baserebura ko aka kanya ikirenzeho bari kumwe ko kandi bazakomeza kuba bari kumwe. Ubwa mukobwa agatimva rwose ni ibintu byiza cyane, agatakomeza kumubwira ko nawe abyishimiye. Wa mugabo rero amaze kuva amubwira ibyo ngibyo agatamuhereza ka kawayine cyangwa se cya kirahure yari yamuteguriye amubwira ko bimeze neza cyane rwose. Arangije agatamubaza ahantu wa musabirizi rwose yahaye akazi ari. Wa mukobwa nawe akamubwira ko yamutumye ahantu kure cyane karaza kumarayo amasaha menshi kugira ngo agaruke hano. Ubwo mugabo nawe amaze kumva bimeze gutya agatamubwira ko bimeze neza cyane noneho ko yakunywera aka kawayine amuhaye, noneho bakajya kuburira kugira ngo babashe kuba bakomeza ibyishimo byabo. Ubwo mukobwa nawe rero yitegereje ka karahure amuhaye agatamubwira ko hari ikindi kirahure kimwe kiri kubura. Wa mugabo ati icyo kirahure se ni iki ko turi hano turi babiri gusa? Ubwo mukobwa nawe agatakomeza akamubwira ko yabwira umukunzi we agahaguruka ahantu yihishe, ubona ko ari kumubwira ko ari wa mukozi. Ubwo mukozi nawe amaze kubyumva agatamenya ko byanga bikunda bimenye, arangije agatahaguruka amubwira ko yari ari kuba yasukura hasi, agatakomeza akamubwira ko iherena rye ariryo yari ari gushaka ko ariyo mpamvu yatinze hasi. Ubwo mukobwa agatamubwira ubona ko amurakariye cyane ko yaceceka ko ibyo yamaze kuba yabimenya, agatakomeza kumubwira ko ijwi afite ryiza cyane ko ritamukwiriye bitewe n'umutima yifitiye mubi. Ubwo mukobwa amaze kubyumva agahita arakara cyane, arangije agahita aza. Ubwo mukobwa nawe agatakomeza kubwira wa mugabo ubona ko amurakariye cyane ati none se weho wari gukeka ko ntaraza kuba namenya umupango ufite hamwe n'uyu mukobwa kuko mwafata ibintu byanjye amafaranga yanjye yose mukayajyana. Agatakomeza kumubwira ubona ko ababaye cyane ati kubera rero ibintu mwari mugiye kuba mwankorera ngiye guhita mpamagara polisi aka kanya zibajyane. Akimara kuvuga rero polisi, wa mugabo agatamufata n'imbaraga nyinshi cyane akamubwira ko yaguma hamwe. Ubwo mukobwa nawe akaza rwose agahita atangira kuba yamukubita inshyi, ubona ko nta mikino yari afite n'ubundi ko yamaze kuba yamubona ko ari umuntu mubi, ariko amubwira ati none se weho uri gukeka wakwangiza imipango yanjye? Ntabwo rwose wayangiza, ese uranyumva? Agahita akomeza akamubwira ko agiye kuba n'ubundi yamuhereza kiriya cyo kunywa ku mbaraga. Noneho polisi nizihagera avuga ko yari amaze iminsi amubona ko akoresha ibintu by'imiti, kaka kanya yafashe imiti myinshi cyane kugira ngo ahari abashe kuba yakwiyahura. Ubona ko muri make abantu bose biyahura ntabwo ari kuba babishaka, ahubwo hari ukuntu rimwe na rimwe hari igihe abantu bayipanga kugira ngo babashe kuba bakwivugana umuntu nk'uko nguko. Ubwo mugore rero amaze kuba yabyumva ukuntu wa mukobwa ari kumubwira, agatakomeza kumubwira ko ari kuba yakora amakosa akomeye cyane ko kandi nubwo yamwica ko ibi ngibi atazigera bicika cyangwa se bizamukurikirana ahantu hose azajya. Ubwo mukobwa nawe rero agatakomeza kumubwira ko ibi ngibi atabyicuza, ko ubuzima bwose arimo aribwo yahoze arota kuba yagira inzu ye, umugabo mwiza ndetse n'amafaranga, ko nta mpamvu rero yo kuba yabyangiza ku munota wa mbere. Arangije rero agatafata cya kirahure agiye kuba yabimutamika ku mbaraga, ari kumubwira ko yafungura umunwa akabasha kuba yabinywa. Agiye kuba rero yabimutamika ku mbaraga, ako kanya wa musore agahita ahagera ari kumubwira ngo nasubire inyuma. Ubwo mukobwa ubona ko atunguwe cyane mu kumubona, agatagenda rwose agatabara wa mugore nawe wamufashije. Ubwo mukobwa amaze kubona wa musore agatamuza ikintu ari kuba yakora hano, wa musore nawe akamubaza nimba atunguwe cyane bitewe n'ibintu yamukoreye. Agatakomeza kumubwira ko atarazi ko azongera kuba yahura nawe mu buryo nk'ubu ngubu. Agatakomeza kumubwira ko rwose atigeze ahinduka, ko imitego yakoreshaga mbere n'ubu ngubu ariyo agikoresha kugira ngo abashe kuba yasenya ingo z'abandi cyangwa se yigarurire abagabo b'abakire. Ubwo muri ako kanya rero umukobwa ubona ko yari umuntu mubi, agatakomeza kumwegera amubaza ikintu agiye kuba yamukorera kano kanya, nimba agiye kuba yamurasa. Ubwo mugabo nawe akamubwira ko atagiye kuba yamurasa, ariko ko hariya hirya hari abantu rwose biteguye kuba bamujyana muri gereza. Ubwo mugabo ubona ko atunguwe cyane amaze kumva ibintu bya gereza, agatakomeza kumubwira ko bataraza kuba bamwizera. Ubwo musore nawe akababwira ko atari uraza kubivuga, ko ahubwo afite ibimenyetso biraza kwivugira. Agatavanaho telefone rero akabereka ya video yabafashe. Ubwo mukobwa agahita yifata vuba akitegereza neza koko agatabona ni ya video rero bari kuvugana n'uwa mugabo bagambanira uno mugore ko bazamuhereza uborozi, narangiza ahita yipfira noneho bafate ibintu bye. Ubwo mugabo rero amaze kuyibona agatagenda babwira ko adashaka kuba yajya muri gereza, ko yigendeye. Ubwo mukobwa nawe asigaye hano ubona ko babaye cyane rwose. Wa musore agatakomeza kumubwira amugira inama ko yakwigendera mbere y'uko polisi yagera kugira ngo itangire kumukoreraho iperereza. Ubwo mukobwa agatagenda amubwira ko ibi ngibi bamukoreye azabyicuza, kamubabaje cyane. Arangije agatagenda nawe ubona ko rero ababaye cyane. Ubwo mugore
rero hano ubona ko yabarakariye cyane, agahita abaza wa musore impamvu rwose abihoreye. Wa musore nawe akababwira ko nta mpamvu yo kuba yabakorera ibintu bibi, ko nta hantu yaba atandukaniye nabo. Agahita akomeza akamubwira ko ubuzima buzatuma bishyura ibintu bagiye bamukorera, agahita amubaza niba ameze neza. Wa mukobwa nawe akireba rwose agahita amubwira ko ameze neza, ndetse wa musore nawe akaza amubwira ko atagomba kuba yagira ikibazo aka kanya hari ko kandi atazongera kwemerera umuntu wese kuba yamubabaza ukundi. Ubwo mukobwa nawe akamwitegereza rwose agahita abona aramufashije cyane, bitewe n'uko nawe yamufashije cya gihe ubwo yarashonje cyane. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, bagahita batwereka amezi menshi amaze gushira. Wa musore ndetse na wa mukobwa bahuriye ahantu rwose, wa mukobwa agahita amubwira ko bwa nyuma na nyuma ahuye nawe, ubona ko yahoze amushaka cyane. Wa musore nawe akamubwira ko bimutunguye cyane rwose mu kuba yakongera kumubona. Ubwo mukobwa agahita akomeza kumubwira ko yamushatse igihe kinini gishize, ariko yari yaramubuze kugira ngo azabashe kuba yamushimira bitewe n'ukuntu yamufashije cyangwa se yamutabaye cya gihe. Ubwo musore nawe agakomeza akamubwira ko nta mpamvu yo kuba yamushimira, ko umuntu wese yagombaga kuba yabikora bitewe n'ukuntu yabonaga ameze. Ubwo mukobwa ati yego rwose n'umuntu wese, ariko cyagiye niwe ho wabikoze. Ubona ko ari kumubwira ko rwose yamufashije cyane, agahita akomeza kumubwira ko kuva ku munsi agenda yakomeje amutekereza cyane. Ubwo umusore nawe agahita akomeza kumwegera amubwira ko nawe kuva ku munsi wa mbere atigeze ahagarika kuba yamutekereza, muri make ari kumubwira ko nawe yamwishimiye cyane. Ubwo muri ako kanya rero ubona ko yari ibyishimo gusa. Wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ko noneho akeka ko nta kintu kizongera kwitambika hagati yabo cyangwa se mu mubano bagiye gutangira mushyashya. Ubwo musore nawe agakomeza kumubwira ko ariko bimeze. Ubwo muri ako kanya rero ubona ko urukundo hagati yabo rwakomeje gukura cyane. Umusore agahita abaza umukobwa noneho ikintu bagiye kuba bakora. Wa mukobwa nawe akamubwira ko noneho agiye kuba yamuhereza umwanya ukomeye cyane muri kampani ye kugira ngo abashe kuba yamufasha. Ubwo umusore akamubwira ko rwose bidashoboka, atangiye kuba yabihakana. Wa mukobwa akamubwira ko aricyo kintu yakora kugira ngo abashe kuba yamushimira bitewe n'ibintu yamukoreye ndetse n'ukuntu isi yari yaramwatse ibintu byose yari afite, kandi nawe yari afite ubwenge. Agahita akomeza kumubwira rero ikindi kintu kimwumvisha ko agomba kuba yaza rwose bagakorana, ko aka kanya noneho ari boyfriend we mushyashya cyangwa se ari umuhungu bakundana mushyashya. Ubwo umusore agahita abona umukobwa nawe aramwishimiye cyane kandi aramukunda, agahita amusoma ku kiganza amushimira ku bintu byose amukoreye. Ubwo umukobwa nawe rero agahita amushimira mu kuba yaramutabariye ubuzima ndetse akaba yaraje mu buzima bwe aka kanya, bakaba bagiye kuba bakomezanya urugendo. Ubwo umusore rero nawe yaragiye aramuhobera rwose, ubona ko byari ibyishimo gusa ko batangiye ubuzima bwabo bushyashya. Mu buzima bwacu bwa buri munsi rero uzajya wirinda gucira abandi urubanza, kandi ufashe umuntu ubona ko akeneye ubufasha, bwa nyuma na nyuma bizarangira nawe ufashijwe mu buryo utakekaga. Agafilimi kacu rero kujya munsi nuko kagenze, nimba wagakunze cyangwa se gafite ikintu kakunguye wabidusangiza utwandikira muri komenti. Ikindi ntiwibagirwe like na subscribe nimba ugamije kuri iyi channel. Ikindi ntiwibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.